kandi umunsi umwe tuzaterana mupfe. Hallelujah we! Sinzi niba umuntu mwegeranye atakubagana ngo umunkorereho gutya. Touch ya gahoro ivuga hari touch ivuga ya gutya. Iyi ngiyi. Hallelujah we! Iyi ngiyi. Uzi ko umuntu yagukoraho gutya ugahita wumva imiti. Touch kanjye gukora kuri pasiteri wumve. Wumve ushobora guhita wumva ukize gutya gusa. Mwari muzi ibintu bigusha abantu se? Nze mbibabwire. Reka nze mbibibwirire mwebwe. Abantu bagushwa n'ibibazo bakongera bakanagushwa n'ibisubizo. Wowe urumva uzagwa he? Subiramo cyane umusakurize umubwire uti ndakomeje. Bivuge cyane uti ndakomeje sinzasubira inyuma. Imana izakurindira ibyo wayikoreye n'ibyo uzayikorera. Nagira ngo mbasuhuze abateraniye hano mwese. Mbasuhuze mu izina nkunda cyane, izina rya Yesu. Mumpere Yesu amashyi yo hejuru tumushime muri iki giterane. Ashimwe cyane. Amen. Dusome ibyanditswe tugiye kwiga. Turasoma mu gitabo cya mbere cy'abami igice cya 19. Turasoma igitabo cya mbere cy'abami igice cya 19. Turasoma umurongo wa 4, dusome n'umurongo wa 5, dusome umurongo wa 6, dusome n'umurongo wa 7, dusome n'umurongo wa 8. Ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa. Ati Uwiteka ndarambiwe, icyabimara nuko ubu wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta basogokuruza ubwiza. Nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Agisinziriye, marayika araza amukoraho, aramubwira ati byuka urye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we. Ararya, aranywa, arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka agaruka bwa kabiri, amukoraho, 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 amukoraho. Hallelujah. Amukoraho, amukoraho,
amukoraho. Haleluya. Aramubwira ati byukurye, kuko urugendo ari runini rugukomereye. Nuko arabyuka, ararya aranywa. Iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40, agera i Horebu ku musozi w'Imana. Tuvuge amena cyane. Nahawe ijambo rikomeye ngiye kuribabwira. Mwitegure. Hari ibintu bibiri nahishuriwe Imana igiye gukoresha ikurinda. Izakurindira icyo wayikoreye n'icyo uzayikorera. Muhe Imana amashyi nicyo tugiye kwiga. Ngo izakurindira iki n'iki? Icyo wayikoreye n'icyo izagukorera, n'icyo uzayikorera. Ubu niba uzi ubwenge ukaba waje muri iki giterane, uhiga imihigo myinshi, wiyemeze kuzakora ibintu byinshi, ibyo bintu Imana ikubona muzayikorera bizatuma ikurinda. Icya kabiri, ibyo wayikoreye nabyo ntabwo izabipfusha ubusa, nabyo izabiheraho. Musome umurongo wa 15. Uwiteka aramubwira ati, genda usubize inzira yose y'ubutayu, ujye i Damasiko. Nugerayo uzimikishe Kazayeli amavuta, abo umwami wa Isiraheli wa Siriya, na Yehu mwene Nimushi nawe uzamwimikisha amavuta, abo umwami wa Isiraheli. Kandi Elisa mwene Shafati wo muri Abeli Mehora uzamusukeho amavuta, abo umuhanuzi mu cyimbo cyawe. Muvuge amen. Eliya ntashobora gupfa ibi bitabaye. Dusome imirongo yo mu Isezerano Rishya ariho tuza gusoreza. Murasoma ibyakozwe n'intumwa igice cya 12. Byakozwe n'intumwa igice cya 12. Dusome duhereye ku murongo wa 1. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi. Yicisha Yakobo inkota, mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje Abayuda, ariyongeza afata na Petero. Unyumvire. Ariko umuntu arica hakagira bishima. Afata nande?
icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda, 4 agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Imana iha umugisha abitorero. Herode araye ari bumusohore. Hari igihe Imana igitabarira ku munota wa nyuma. Araye ari bumusohore. Iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare 2. Aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'Uwiteka, mwamubonye wa wundi? Mwamwumvise kwaje? Marayika w'Uwiteka, marayika w'Umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu amukoraho. Amukoma mu mbavu ati iki? Ngo agira ati, ngo agira gute? Aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike n'umwitero wawe unkurikire. Marayika naza azadusubiza n'ibyo batwambuye. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari by'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa, rurabikingurira ubwarwo. Barasohoka banyura mu nzira imwe. Uwo mwanya marayika amusigaho. Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menya iby'ukuri yuko Umwami Imana yatumye marayika wayo kankura mu maboko ya Herode, ikangiza iby'ubwoko bw'Abayisiraheli bategerezaga byose. Akibitekereza atyo, asohora kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko, aho abantu benshi bari bateraniye basenga. Mwanyemerera muri iki gitaramo cyiza mukampera Imana amashyi? Amen. Mwabase muri mukunda ijambo ry'Imana? Ngo mbabwire amakuru y'ukuntu mwazaguma mu nzu y'Imana tugakomeza tukigira ijambo kuzageza mu 2050 tukaba tukiga iri jambo. Hari abantu muzaba mwumva mukiririmba mu 2060, 2080 muzaba muririmba. Uguza bafite imyaka ingahe? 2080 igitaramo kizaba kimeze gute? Intego y'inyigisho y'uyu munsi iravuga ngo Imana izakurindira ibyo wayikoreye n'ibyo uzayikorera. Mwaba muri hano mufite gahunda yo kuzakorera Imana? Abantu bafite gahunda yo kuzakorera Imana ubuzima bwabo bwose munyereke ndebe. Nta gucika intege. Imana izabarindira ibyo mugambiriye.
izabarindira ibyo mwayikoreye. Umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo Imana ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe. Munkundira Imana kuko itajya yibagirwa imirimo y'abera. N'ibyo wakoze wowe utibuka mu ijuru barabyibuka. N'ibyo wowe wibagiwe mu ijuru barabyibuka. Niyo yaba ari agacuma k'amazi uhaye umukene mu ijuru babiha agaciro. Eliya akora neza, arwanira Imana ishyaka, ababazwa nuko Abayisiraheli bayobotse ibigirwamana bagasenga Bayali, bagasenga ikigirwamana cyitwa Sheri. Asanga Imana yo mu ijuru bayibagiwe, arangije arwana ishyaka kugira ngo abantu bose bamenye ko Uwiteka ari we Mana. Asana igicaniro cy'Uwiteka, Imana irigaragaza, biramenyekana muri Isiraheli, biramenyekana mu bakomeye, n'abahanuzi b'Abayali barabimenya ubwabo, bamenya ko basenga Imana itumva, bamenya ko Imana ya Eliya ariyo Mana nyamana, kuko yari yasubirishije umuriro, kandi nabo babisinyiye ko isubirisha umuriro ariyo Mana. Eliya abahanuzi b'Abayali bose arabica, n'Abasheri bose arabica. Arangije yumva ijwi rimwe riturutse ku mugore rivuga riti, ubugingo bwawe ndabuhwanya n'ubw'abahanuzi ba Bayali wishe. Iryo jwi rimutera ubwoba, yibagirwa ko ari umuhanuzi w'umuriro, yibagirwa ko yategeka. Imana yamufashije abahanuzi ba Sheri, ikamufasha n'iri jwi akaritsinda, arabyibagirwa. Avuga ijambo ngiye kubabuza muri iri teraniro mwese, avuga ijambo ngo ndarambiwe. Iri jambo ntimuzarivuge. Nubu nananiwe uzajya umenya ko mu ijuru hari Imana yongeramo intege abantu bananiwe. Nubona ubuzinzira uzamenye ko mu ijuru hari Imana ibisigaranye inzira zitabarika, nubwo wowe ubona nta nzira. Ntuzavuge ngo ndarambiwe. Kambabwire ijambo muzasimbuza ndarambiwe. Ngiye kurivuga mu bakristo nabonye benshi bavuye tuziranye hehe mu rukurazo. Mbibwire abakristo basejemu hano, mbibwire abaririmbyi mwese mwaririmbye, mbibwire abantu bateguye iki giterane, mbibwire abashumba bari hano ku ruhimbi. Ngiye kubabwirira ijambo muriganireho. Nubona umuntu mwicaranye ari umuntu waha igitekerezo, iri jambo rimubwire. Naba ari umuntu uterana atavuga, umwihorere, wibwirire umuntu muzima ubona waha igitekerezo akacyumva. Nuba wicaye ahantu ukabona umuntu mwicaranye ntimuri buganire, wimuke ujya ahandi hantu. Kwicara n'umuntu amasaha abiri atavuga, sinzi ko nuba ubona ijambo ngiye kumubwira utari buri mubwire, ube wimuka wishakira ahantu ujya. Nubona ari muzima rero umuhe iki gitekerezo, umubwire ngo ndakomeje, ngaho mubiganireho. Ni iryo ryonyine. Pastor urarambiwe cyangwa murarambiwe? Wakimuha icyo gitekerezo, urabona ari umuntu waha igitekerezo. Byahuye mwebwe biteze. Warimubwiye yabihaye agaciro ka byose, cyangwa urabona azagutererana?
subiramo cyane umusakurize umubwire uti ndakomeje. Bivuge cyane uti ndakomeje sinzasubira inyuma. Mukomeze muyobore, mukomeze mutegure ibiterane. Haleluya. Nanjye uri hano ngize nte ndakomeje. Dukomeje gusenga mwikirize ngo yego. Dukomeje gusenga, dukomeje kubaka, dukomeje kuririmba, dukomeje guterana, dukomeje kubaha Imana, dukomeje kwihangana, dukomeje gukora. Haleluya. Abakomeje duha Imana amashyi. Turakomeje, turakomeje. Mwongere repetition. Mwabyumvise? Mwongere repetition. Mwasengaga mwarepetaga ryari? Murepeta ryari? Kwa kane masaha muyongere mushaka ukuntu muzinduka. Mushyiraho na repetition ya saa 11 za mu gitondo. Muzinduke. Repetition ya saa 10 za mu gitondo. Ninde uzavuga ngo afite akazi kenshi? Ninde uzavuga ngo hari akazi? Hazagira umuntu uvuga ngo ku kazi banyimye uruhushya. Sangahe? Saa 10. Ibyo nzabigenzura, nzabaza umushumba niba iyo repetition barayikoze. Uzambarize penuweri ubabwira uti ya repetition ya pasiteri yasangahe? Hari imirimo ibihari? Hari uzavuga ngo bosi we ngo nze nkature, ni ngatura ndayishyira saa 9:30. Za mu gitondo. Mwese mwagira ngo ni kigoroba? Ni burakeye. Niba ture. Mwarimo mugira ngo ni zikagoroba? Oya, ni mu gitondo ubwo nukubyuka saa 9. Mukaba mugize mute? Mukomeje. Bati habaye iki se ko mugiye kurepeta hataracya? Imana yacu nayo idutabara hataracya. Haleluya. Habaye iki ko mwazindutse cyane? Imana yadusanze sejemo iratubwira ngo dukomeze. Ijambo ndarambiwe muvuge ngo no. Kabisa. Ashyizeho no eshatu. Ngo no. Turakomeje. Haleluya. None se urusengero twararurangije cyangwa turakomeje? Se none uko ndebera ibyiza cyane we. Hari amatara yavuye abavandi. Muhimana amashyi we. Tore. Kariya kantu kameze nka move kavahi. Buriya mba nabirebye nkavuga nari kuwiteka we. Reka ujye usengerwa ahantu heza n'ukuri. Abadayimoni barapfuye, baraciye. Haleluya. Tuvuye muri shitingi, tuvuye mu bandabodi, tugeze mu matara ya move. Muhimana amashyi turakomeje. Haleluya. Haleluya. Tubihagarikiraho. Turakomeje. Murebe n'amakaro. Reba iryo tafari. Murirebe ukuntu. Mubirebe. Iringiri hana n'urusaku nta nubwo ryicishwe. Rireba ariko ntabwo tuzabishobora. Imana yacu irakomeye. Singibisi. Singuru rwuzuye abavandi. Singaho ntiyagira umuntu uza ngo avuge ngo ntibishoboka. Ibintu byose ndabikontorora. Haleluya. Haleluya.
muhaguruke duhe Imana amashyi. Imana yakoze ibintu bikomeye, yakoze ibintu bikomeye, ibyo tutari tuzi ko byashoboka. Imana yarabishoboye. Muyihe amashyi yo hejuru muhagaze. Imana yakoze ibintu bikomeye, mbihaye agaciro. Njyewe ibi bintu mbihaye agaciro, mbihaye agaciro kuko nzi amakuru. Mfite amakuru y'ibyo bavugaga iri torero, mfite amakuru y'ibyatubayeho, mfite amakuru hano hepfo hasha, mfite amakuru bakinze, mfite amakuru bitemeye ko tuza gusenga. None nimurebe ibi bintu we. Ibi bintu tubihaye iki? Mwese muvuge ngo tubihaye agaciro. Imana izabaha umugisha ukomeza, Imana izabaha umugisha ugera ku buzukuru, izabaha umugisha no kubuzukuruza. Iyi Imana uyishakiye uko ivugwa neza, Imana nayo igushakira uko uzabaho. Haleluya. Mu bintu ku isi binezeza Imana harimo kubaka urusengero. Muyibaze, Imana yabwiye Hagayi iramubwira ngo nimugende mushaka ibiti mwubaka inzu y'Uwiteka, ngo nanjye Uwiteka nzanezezwa narwo kandi nzahimbazwa. Muhimbaze Imana we, tuyihe amashyi tuyihimbaze. Imana yishime. Muri iki giterane ndashaka ko Imana yishima. Nimara kwishima irateranya inama itugabire. Iyi Imana yanezerewe iragaba. Haleluya. Muyihimbaze inezererwe hanyuma itugabire. Iburizemo imigambi ya Yezebeli. Muvuge ngo Yezebeli no. No. Ntabwo Eliya apfa. Nge mbabwire Eliya ntacyaba. Umuntu ufite misiyo y'ijuru, hari ikintu Imana yari yaramwibwiriye. Ntibabwire, ntabwo munaniwe. Imana yari yaramubwiye umwanzuro wayo. Yiherereye iravuga ngo Eliya uranejeje, uzaba wa kabiri, ntuzapfa, uzaguruka, nta muntu uzagushingura, igituro cyawe ku isi nikizahaba. Iryo jwi Imana iraryanzura, Imana ibishiraho. Hanyuma Eliya aravuze ngo ararambiwe, ahita ajya munsi y'igiti cy'umurotemu kugira ngo apfe. Aravuga ati sinzongera no guhanura, dore niyo mpanuye n'ubundi baranyanga, n'ubundi baramvuga nabi. Ahitamo kubyihorera, ajya munsi y'igiti cyari gifite amakakama yica, kugira ngo icyo giti kimutonyangire, noneho amakakama yacyo amubeho nka kore, yume apfiremo. Mwijuru bafata icyemezo. Sinzi ko nshobora kubibabwira. Ndaza gusaba umuntu hano ufite impano yivuga butumwa, muhe mikrofone amfashe tubwirize iri jambo. Sinzi ko nshobora kubibabwira. Imana yo mwijuru ifata icyemezo, ihita ihagarika amata y'icyo giti. Mwijuru bafata icyemezo, bati umuntu wacu ararambiwe. Ubwo arambiwe rero tugiye natwe kumutabara. Haleluya we. Iyamena ibimeze nko gutabaza kugira ngo ijuru rintabare mbone twavaha amahoro. Niyo mpamvu nshyiramo wowe, nawe ujye wikiriza utamena we. Haleluya we. Ayiwe. Mwijuru bafata icyemezo, inama y'ijuru iravuga ngo tumuhombe. Mwijuru banzura ngo hoya, dushingiye ku byo yakoze. Haleluya we. Dushingiye ku byo amaze gukora i Karumeli, dushingiye ku ijambo yatuye avuga ngo abantu bamenye ko Uwiteka ari we Mana.
marayika ushinzwe kuburizamo impanuka n'abiyahura, hagarika amatakira giti. Eliya ntapfiremo hariya. Ndashima Imana umwanzuro wayo. Ibwira marayika ushinzwe ibiryo, gira vuba ugaburira umwana wanjye. Haleluya we! Gira vuba ushyirira umwana ibiryo. Kandi mwibuke ko yagize ate? Yarambiwe, ariko ijuru ryanga kumuhomba. Akeneye iki? Mumushakira umutsima ushyushye, we marayika ushinzwe kugabura ibishyushye umanukane n'amakara. Uzi ko mu ijuru hari n'amakara? None se uratekereza ko mu ijuru bajya kwiba amakara muri Isirayeli? Mu ijuru barayamanukana. Marayika baramubwira ngo amanukane n'agacuma. Muzi ko mu ijuru hari n'uducuma? None se urumva? Ye baba we! Haleluya we! Timanuka vuba ushirira umwana yarashonje. Kandi nujyayo ukoreshe protokole y'ibintu bigaragaza urukundo. Ukoreshe touch, umukoreho. Kandi umunsi umwe tuzaterana mupfe. Dushobora hari igihe muzaza mwishinziye Imana birangire. Mwe murabona bizagenda gute? Haleluya we! Muri sinya z'urukundo mubaze abanditsi b'abahanga, mubaze Yesu iyo yagukundaga yagukoragaho. Touch. Muri 5 languages z'urukundo harimo na touch. Mubaze abahanga iyo umuntu yahungabanye, abakansera mubabaze ikintu bakora, bagukoraho. Biba mu muti. Sinzi niba umuntu mwegeranye atakubagana ngo umunkorereho gutya. Touch ya gahoro ivuga hari touch ivuga ya gutya. Iyi ngiyi. Haleluya we! Iyi ngiyi. Uzi ko umuntu yagukoraho gutya ugahita wumva imiti. Touch. Kanjye gukora kuri pasiteri wumve. Wumve. Ushobora guhita wumva ukize gutya gusa. Haleluya! Nubona umuntu ari mwararira uzamukoreho. Umubwire ngo humura. Umukome gutya hano ugire gutya gatatu. Komera. Komera. Mu bintu biranga urukundo harimo no gukora ku muntu. Marayika baramubwira bati uramenye ibi biryo byacu ntubimugaburire utaramukoraho. Ayiwe. Haleluya we! Marayika agira ati bavandimwe nshuti zanjye amukoraho. Ijuru muri uyu mugoroba ari gukoreho. Marayika akora ahantu urwaye. Marayika gukomange aho amarangamutima yapfuye. Ijuru rikoreho. Ahari hapfuye harazuka. Ahita amubwira byuka urye. Umugabo arabyuka asanga imbere ye ku musego
hari umutsima utaze ku makara ushyushye. Marayika amanukanye ifu, amanukana uko bakora capati, amanukana amakara, amanukana agahungizo. Mu ijuru bafite protokole bavandimwe. Byuka birashyushye, urye umutsima ijuru rimpaye, nurangiza twazirikanye n'ishyaka, twazirikanye ko uyu mutsima wakuniga, twazanye n'amazi mu gacuma. Umugabo wihebye uzi ngo nta bihari, mu ijuru bazirikana n'amazi yo mu gacuma. Hari amazi marayika yavomye he, yayamanukanye ate? Mu ijuru bazi ibyo dukeneye uyu mugoroba, bazi ibyo dukeneye muri iri joro ry'impinduka. Imana igira ibintu ihindura. Haleluya! Ngiye kubivuga, ibintu byose bishoboka iyo tubihanuye. Imana igira ibintu ihindura. Ababyemera mwikiriza amena nk'uko mbishaka. Haleluya, haleluya! Iyo nazigize ebyiri, amena nawe zibe ebyiri. Nazigire eshatu, amena nazo zikaba eshatu. Nazigira zirindwi, amena nazo zikaba zingahe? Kubwira ijoro hari ibintu ijuru rirambiwe, hari ibintu ijuru rigiye guhindura. Haleluya, haleluya! Icyo gihe baravuga ngo amena, amena. Nazigira eshatu, nawe ugira amena eshatu. Haleluya, haleluya, haleluya! Iyo dushaka yuko ibintu bihinduka, tubinyuza mu kwizera. Haleluya, haleluya, haleluya! Muhe Yesu amashyi nuko bigenda. Nubwo buryo. Hari ikintu ibi byuma ntibivuga. Mushake ibintu bivuga hari haruguru. Icyuma murabyumva muti? Ibi byuma biti? Mixer iri hehe? Mixer muri aho ngaho. Siyo mixer imeze iti? Niba ari analogue ntibikunda. Tugomba kugira mixer imeze gute? Digitale kandi nshyashya. Haleluya, haleluya! Uru rusengero rugomba kugira sonorisation nziza. Iyo mushaka ko abantu bafashwa, murasenga mugakora n'ijwi. Ku buryo abantu bose bavuga bati tujye sejemu, niho hari ibyuma bivuga neza. Ibi bintu bigiye bikocamye. Mushaka ibyuma. Mwege mufite ibyuma, mwazanye iki? Mushake stream hano, ku buryo tuza kuvuga ubutumwa nkazamuka ari ya ruguru bikivuga. Kandi umuntu atabona ho parireri. Ibi bintu biba birunze aha hantu ni biki? Ibintu biba biranga bingana uku. Mushaka ukuntu biba bihishe, umuntu atamenya ahantu biri kuvugira. Kavuga ati seti ko twabonye bivuga neza biteretse biri mwa ahantu. Haleluya, haleluya! Mushake Uwiteka abahishurira ukuntu muzabikora. Mu ijuru hari Imana ifite ibintu bingahe byose. Niba hari marayika ufite agacuma karimo n'amazi n'umutsima ushyushye n'amakara n'imbabura, mu ijuru ntacyo bazatwima.
ngiye kubabwira irindi jambo. Eliya arabyuka ararya. Babwira ibintu bitangaje. Yesu yongera arasinzira. Ubwa mbere yari yashinjirijwe n'inzara, ubwa kabiri asinzirizwa. Mwari muzi ibintu bigusha abantu se? Nze mbibabwire. Reka nze mbibibwirire mwebwe. Abantu bagushwa n'ibibazo bakongera bakanagushwa n'ibisubizo. Wowe urumva uzagwa he? Naringize ngo urambwiye ngo uzarumva. Ibisubizo nibiza uzahita uva muri korari. Ibibazo nibiza uzahita usezera. Muvuge ngo turakomeje. Ibisinziriza abantu n'ibigusha abantu ntacyo bizadutwara, turi kumwe n'Imana ikomeye. Munyikirize cyane mute amen. Ibisubizo nibiza nimuzave mu materaniro. Nibibazo nibinaza muzaterane. Arangije arongera arasinzira. Ngiye kubabwira ikintu. Munkundira Imana kurenza uko mwayikundaga. Mwijuru arongera bakora inama. Wa mumarayika arababwira ati ibyo mwambwiye nabikoze. Bati wanamukozeho? Ati nabikoze rwose namukozeho. Yariye ureba? Ati mwabaza mwuka wera se yariye atareba? Ati mubaze ne Yesu. Uriya mumarayika rero ngiye kubivuga ubundi se ko mubize ngiye no kubivuga noneho. Haleluya! Uriya mumarayika ni Yesu. Marayika w'Uwiteka mu isezerano rya kera ninde? Arababwira ati jyewe raporo nayikoze neza. Yariye ndeba nanamukozeho. None se ko asinziriye? Ati impamvu asinziriye biransaba gusubirayo bwa kabiri. None se urasubirayo? Mushima Imana ifite amahirwe ya kangahe? Haleluya! Bati urasubirayo? Ati ndasubirayo. Ndashima Yesu wemeye kugaruka. Ndashima Imana yuko muri wa cyagiye wagize intege nke, ijuru ryafashe icyemezo cyo kugaruka. Mumera Imana amashyi menshi kuko Imana itaduhomba. Haleluya! Bati urasubira? Ati ndasubirayo. None se urasubira nayo nanone ibiryo? Ati ndasubirayo. Urongera ujyane n'agacuma? Ati ndasubirayo. Urajyana n'imbabura? Ndasubirayo. Urajyana n'umutsima? Ati ndasubirayo. Urongera ubishushe? Ati ndasubirayo. Mu ijuru ntibarananirwa kudutabara we. Ndashima Imana kuko ijuru rifite umutima mwiza kuri twebwe. Agaruka bwa kabiri arongera agira ate? Amukoraho. 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 Ko mujya muhimba indirimbo nk'ubwo mwahimbye iyo ndirimbo koko. Amukoraho. 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 N'abasaza bayimenye iritime we dore ni ungugu. Amukoraho. 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 Haleluya! Aramubwira ngo byuka urye, urugendo ni rurerure ruragukomereye. Eliya arabyuka arongera ararya, anywa no ku mazi, imbaraga ziragaruka. Hayiwe! Ahita amenya ko ahantu ari habi, ahita ahaguruka, ahita agera i Horebu ku musozi w'Imana. Ndabasengeye ngo Imana ibaha umutsima uzabageza ku musozi w'Imana. Imana iguha umutsima uzakugeza ku masezerano y'Imana. Eliya ahita agera i Horebu. Imana iti hano gushakaga rero.
irongerera mubwira uti washakaga gupfa ariko nkurindiye ibyo nzagukoresha, nkurindiye ibyo nzagukoresha. Ndashimira Imana ko twongeye igihe cyo kubaho kubw'umugambi w'ibiterane ibona tuzayobora. Imana ikurindiye yuko wemeye kuyikorera. Hari impfu nyinshi ziba zaradutwaye, ariko Imana irebye ibintu tuzakora 2030 ntacyo bazaba. Umuntu ugambiriye kuzagira icyo akora kuri iyi nzu y'Imana, Imana ikurindiriye icyo ugambiriye. Ihita imubwira ngo ntiwapfa. Hari misiyo eshatu. Iya mbere, urimika Hazayeli umwami w'Isiriya. Uwa kabiri, urimika Yehu umwami wa Isiraheli. Gatatu, urimika Elisa umuhanuzi mu cyimbo cyawe. Hayiwe, ntiwari gupfa Eliya we, ntiwari gupfa utabikoze, ntiwari gupfa utabikoze. Himba we, shyiramo. Haleluya! Hari abantu ugomba kubanza ugashingira, hari abagomba kubanza bagasengerwa, hari ibihugu tugomba kubanza kujyamo, hari abatinganyi tugomba kubanza gusengera, hari abasambanyi tuzabanza tugasengera, hari n'ubukwe tuzashingira. Eko namwe kubera iki se? Eko nawe mwese nimubibona? None se urabona yapfa gute? Murana byakunda we nabyabaho. Hari umugambi w'Imana. Haleluya! Hari ingofero muzambara z'icyubahiro. Washingiye umwana wawe, Imana ikavuga ngo wubatse urusengero, reka nanjye nkwereke. Imana izabaha agaciro. Nabibonye rega mwikwirirwa. Haleluya! Byabaye. Haleluya! Imana iturindiye ibyo twakoze, inaturindiye ibyo tuzayikorera. Hazayeli tugomba kumwimika. Muri kumva yuko Imana yarindiye Eliya ibintu bisa nka fete. Inauguration. Fete zawe ntago abadayimoni bazazitwara. Ibirori byawe bigiyeho. Haleluya! N'abantu mwakoze mbega mubana mutarashingiwe. Umva nkubwire, marayika agarutse bwa kabiri. Reka nkubwire kare akantu katazaba kariho. Ukihanganire kare bashyira mu maso. Ukihanganire akinyuma kazajyaho. Uza akantu kavuyeho gusa ni kano ko mu maso, ariko ikanzu y'umweru ntizavaho. Haleluya! N'ikimenyimenyi uzasezeranira mu rusengero rw'amakaro. Bazanabishyira kuri YouTube channel, bizaba biri online. Haleluya! Abavuze ngo warishingiye bazashiduka babonye ubukwe, kuko marayika agarutse bwa kangahe? Bwa kabiri. Haleluya! N'abana bazataha ubwo bukwe rero. Bibaze bati ibi n'ibiki bibaye papa? Mama ko yaberewe. Ti mama yaberewe kubera ko ijuru ryarabimubwiye. Imana yigarutse, igarukana n'imbaraga zayo zose we. Haleluya! Harya murataha, sinamenye gahunda y'igihe murangiriza. Mureke dusoze mutahe. Ariko hari inauguration kandi z'abami. Ntabwo ari inauguration z'abantu bo mu tugari cyangwa mu ntara, ni z'abami. Siriya yose Eliya ni ugomba gushyiraho umwami wa mbere. Isiraheli agashyiraho umwami Yehu, agashyiraho n'umuhanuzi Elisa. Inauguration eshatu. Imana izakurindira ibintu bitatu. Imana izakurinda muri siècle, iguha umugisha generation to generations, kugenda ukabara ibisekuru bitatu. Ibintu wakoze bizabara. Haleluya!
Imana ibona mushuti wacu akingiraniwe mu basirikare 16. Imana ihita iha agaciro amasengesho yabera. Reka mbabwire ikindi Imana yahaye agaciro we. Haleluya we. Imana yahaye agaciro umunsi wa Pentekote. Petero ko ariwe wabwirije bwa mbere abantu ibihumbi bingahe bagakizwa. Mu ijuru haba inama. Petero tureke apfe. Bari bavuye mu nama ya Herode basanga hari umwanzuro uvuga ngo baramwica mu gitondo. Mu ijuru bajya bamenya imyanzuro badufatiye. Mu ijuru baranzura none se Petero arapfa. Mu ijuru baranzura ngo ntabwo apfa. Biragenda bite? Marayika w'Uwiteka. Ndashima Imana ko uyu mumarayika wo mu isezerano rya kera ari wowe mu isezerano rishya ari ugiye kudusanga hasejemu nonaha. Uriya mumarayika aracyakora we. Haleluya. Ntabwo yigeze ajya mu zabukuru. N'ubu tuvugana aracyatabara abantu. Kuri iyi saha aracyatabara ingumba zikabyara. Kuri iyi saha aracyaburana imanza zananiranye. Kuri iyi saha imfubyi ziri kwiga. Kuri iyi saha haleluya. Uyu mumarayika aracyakora. Amanuka nijoro amukoraho. Nimwabibonye se? Amukomanga mu mbavu. Aramubwira ati Petero byuka n'ingoga. Uzi umuntu usinzira kandi bucyapfa ariko ibitotsi biragwira. Buriya Petero yasinziriwe. Akuzi ko abanyamahoro no mu bibazo basinzira. Buriya Petero reka mbabwire wenda nimwashaka mu biseke ntacyo. Asinziriye arinzwe n'abasirikare bangahe 16. Aryamanye hagati y'abasirikare bangahe 2. Abohesheje iki? Iminyururu. Ahita yisinzirira. Nk'uyu muntu reka mbabwire ariko nimubikore cyane. Mbega mubikore mu cyubahiro. Mu Imana amashyi adasakuza. Ayo ngayo murekeraho. Utekereze gusinzira mu bibazo. Nk'uburetse kubeshya. Ibibazo ufite wagombye gusinzira koko. Nkabura usinzira gute? Ijuru ari Imana. Oya nukuri wagombye gukura rukanuye. Ariko Imana igihe ibitotsi abanyabibazo. Ugasinzira nukuri udashyizemo reveya ntiwamenya ko hakeye. Kandi urebye amadeni ufite ubundi wagombye kuba warangoye umuti w'imbeba. Ariko navuga tereka gwe turyama. Arasinzira. Ndashimira marayika ko yagera no kubasinziriye. Imana ikagurindira amasengesho y'abandi. Haleluya. Petero ntabwo yasenze ahubwo abitorero nibo bamusengeye. Arangije marayika aramubwira ngo ufate inkweto zawe. Arazifata. Fata umwitero wawe. Arawufata. Ubundi unkurikire. Marayika aramukurikira. Umuryango wa mbere urakinguka. Umuryango wa kabiri urakinguka. N'umuryango wa gatatu ugira gute? Urakinguka. Haleluya. Agira ngo ari mu nzozi. Agira ngo ararota. Ageze hanze yibuka ko marayika w'Uwiteka ari ubikoze akamukiza igisuzuguriro cy'Abayuda. Muhimana amashyi menshi. Imana igidukiza igisuzuguriro. Haleluya. Marayika w'Uwiteka nawe akugereho akuvane mu minyururu urimo. Marayika agaruke bwa kabiri akurindira icyo uzakora ejo bundi. Muhaguruke ku maguru abiri maze dusenge. Ndashoje. Ijuru rikwiteho cyane muri uyu mugoroba. Imana ikwiteho cyane. Nagira ngo mbasabe umunota umwe gusa. Umunota umwe wo guhiga imihigo. Wo kuvuga ngo Uwiteka niteguye kuzagukorera. Imirimo nakoze ndashaka kuzagira iyindi nkora. Humiriza ku maso yawe. Urebe mu mutima wawe. Uhiga imihigo. Uvuga Uwiteka hari ibyo numva nzakora mu minsi yanjye. Hari ibyo numva nzakora sinzapfusha igihe ubusa. Ibyo ugambiriye biraza gutuma ijuru rizakurinda.
icya kabiri ndakibabwira turangije gusenga iryo sengesho. Mana y'icyubahiro, duhaye agaciro ibyo wakoze, duhaye agaciro umurimo wawe, duhaye agaciro ubutabazi bwawe. Hari n'igihe tuba dusinziriye ariko wowe nta gusinzira. Hari n'igihe tuba turambiwe dufashe ibyemezo bibi, ijuru rigafata ibyemezo byiza. Ndagushimiye yuko utemeye guhomba Eliya, bikaba ngombwa ko marayika aza bwa mbere akanaza bwa kabiri. Haleluya. Mana tugushimiye muri iki giterane, turagushimiye yuko abera, imirimo y'abera ntabwo izahanagurika, ishyaka abana bawe barwanye ntabwo ujya uryibagirwa. Turagushimiye ko ujya uha agaciro indirimbo, ugaha agaciro amakorasi twateye, ugaha agaciro amaturo twatanze, ugaha agaciro icya-10 twatanze, ugaha agaciro inyubako twubatse, ugaha agaciro inama twagiyemo nziza, ugaha agaciro ivugabutumwa twakoze. Mana muri iki giterane tukuramburiye amaboko, ushimwe cyane ko wahaye agaciro imirimo Petero yakoze, asinziriye hagati y'abasirikare babiri abohesheje iminyururu, ijuru rifata icyemezo. Haleluya. Ndagushimiye icyemezo ufashe Mana. Uyu mugoroba marayika aragarutse, uyu mugoroba mu kwizera hari icyo ijuru rikoze, hari iminyururu ituvuyeho, inkweto zacu turazisubiranye, agaciro kacu turagasubiranye, umwitero wacu turawusubiranye. Umwitero usobanura gukiranuka, umwitero usobanuye agaciro. Bari bawumwambuye, bamwambuye ubusa, ari umukozi w'Imana, marayika aje amusubiza ibyo bamwambuye. Garura muri iki giterane, garura ibyacu byanyazwe. Muri iki giterane ibyo batwambuye nibigaruke. Muri iki giterane marayika natugarurira agaciro, marayika natugarurira inkweto zacu. Uwo ni umwete w'ivugabutumwa, marayika arabigaruye we. Haleluya. Ndabibona bigarutse, ndabibona bigarutse. Cyubera cy'Uwiteka kiri mu itorero, abera baguwe neza, inkweto ziragarutse, Petero arazambaye. Haleluya. Marayika aramubwira ngo fata inkweto zawe, inkweto zacu nizigaruke, ubutumwa buzima nibugaruke mu itorero, ijambo rizima, ijambo rizura nizo nkweto bari bazimwambuye. Marayika arabigarura. Haleluya. Bari bamwambuye ubusa, ariwe muhanuzi wa mbere wa Pentekote. Bari bamwambuye ubusa, ariwe wazuye Doruka. Bari bamwambuye ubusa, ariko uha agaciro. Oh Mana, uha agaciro imirimo yakoze. Unareba imirimo azakora, ko azandika urwandiko rwa mbere, akandika n'urwa kabiri, ko azahumuriza itorero, ko azongera agasenga, ko azongera akavuga ubutumwa. Imirimo tuzakora nayo urayiturindiye. Ushimwe kubw'imihigo abera bahize. Icyubahiro ni icyawe, tugukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu.
amen. Muri iki giterane niba harimo umuntu ushaka gukizwa ari ubwa mbere, ntabwo njya ndangiza ntamuhamagaye. N'umuntu waguye wumva marayika yagaruka bwa kabiri, ibyo byapfuye bikongera bigafata icyerekezo bikazuka. Ijuru riri hano ngo riduhe imbabazi. Yaba ari mwo ngo azamura ikiganza tumusengere, ushobora kuba ari umwe cyangwa babiri, mwene namwe ntabwo twabibagirwa. Zamura ikiganza ndebe ko hari maze tugusengere. Ndabizi muri iki giterane hari abantu Imana iri bukize ibyaha, hari n'ab'Imana igarura ku ifishi mwavuyeho. Zamura ndebe, hari abo inyuma ntareba. Zamura cyane utwiyereke n'amaboko abiri, mujye mwihana n'amaboko abiri, uyazamure mbibone vuba. Hanyuma duhe Imana amashini bahari uhari tumusengere. Ariko ntawe nabonye kere kuri umwe. Hari undi wa kabiri, hari umbonye hariya. Mumbwire niba hari n'abandi bashaka agakiza nabo tubasengere. Ubonye uwo nguwo, hari undi ndebera diako, niba hari n'undi nawe aze tumusengere. Niba ari n'uwo nguwo kandi nasaba mwarimu akaza akamunzanira tukamusengera. Niba hari n'undi nawe aze nta kibazo, hani mu nzu y'Imana twamusengera. Zana nuriya mugabo nawe aze tumusengera. Habaye hari n'undi wa gatatu nawe yaza agasanga abangaba. Ngwino usanga abangaba marayika ze bwa kabiri, ibyapfuye bizuke. Uyu mugoroba ni umugoroba marayika azana amazi n'umutsima, arazana ibitubyutsa, turagera ihorebo. Imana ibahereze umugisha. Haleluya. Duhe Imana amashyi tubakire we. Tubakire. Ngwino rwose. Puse murabona iki giterane uyu mushiki wacu byonyine kubwe cyaba, kubwe Penuel, murana kubwe mwe kubwe. Mushumba Pascal, urabona hari igihombo kirimo kubw'uyu wenyine yamarira. Ijuru ryayareba rigahita rimuremera ibintu bikomeye, akazagira iherezo ryiza bitewe nuko mwemeye uru rugendo. Nta gihombo gihari. Mushumba sengera aba bantu. Reka dusengera aba, ariko ubaye uhari nawe waza tukagusengera. Umwe wenyine mu ijuru impundu ziravuga, haba igitaramo gikomeye cyane. Haleluya. Haba igitaramo gikomeye cyane kubw'umwe mu ijuru. Nsaba iteraniro ryose rihaguruke dushimira Imana dusengera abashiki bacu na bene data bafashe icyemezo gikomeye. Mana, turagushimiye muri iri teraniro, uvugiye muri iri teraniro, bashiki bacu barakumva, mwene data arakumvise, bafashe icyemezo gikomeye cyo guhinduka bakaba ibyaremwe bishya, nabo ukabakorera imirimo n'ibitangaza. Niyo mpamvu tubatuyeho imbabazi zawe, babarira ibyaha byose bakoze, ubandike mu gitabo cy'ubugingo, amaraso ya Yesu ababeho. Turagushimiye kubikoze, tugukomeye mu mashyi kubw'imbabazi zawe. Icyubahiro ni icyawe, tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Nimuhaguruke gatoya. Noneho rero umwigisha arakomeza, babe baretse kugenda. Reka dusengere iteraniro ryose naryo, twiteguye kwakira ibitangaza by'Imana, twiteguye kwakira uwo marayika w'Imana aje akadukoraho. Reka dusenge isengesho tumubwire ngo nazi wacu. Amen, amen. Iri ni ijoro ry'impinduka, turi mu masengesho, kandi si rimwe si kabiri twabonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Mana, iri joro ry'impinduka, aba bagabo, aba bagore, abasore n'abakobwa, turakwinginze ngo ini wacu, iyo uhageze hari ibihinduka, iyo uhageze hari ibyo urema,
kiza indwara zitandukanye, ibibazo bitugose bidukureho, turwanira intambara tuzi nizo tutazi, ba mu ruhande rwacu kuko tugize umugisha tukaba muri iri teraniro. Tugukomeye mu mashyi, turagushimiye kuje, tugukomeye mu mashyi ko hari ibyo uhinduye, tugukomeye mu mashyi ko hari indwara ukijije, tugukomeye mu mashyi kubaye mu ruhande rwacu muri iri joro ry'impinduka. Turagushimiye, ni wowe ubikoze, tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen.